papa na mama ati reka nongere nsubire mu mujyi wa Kigali njyane umwana kwa se ndangije umwana ndamuzana ndamumuterera ndamubwira ati ntabwo nabivamo reka nigire mu kazi ko mu rugo. Uwo mwana rero nahise mumuhereza mpita njya mu kazi mu nama nyine bisanzwe y'umuganda ndangije bavuza ibibazo abantu b'abaturage bafite nanjye ndahaguruka ndababwira ati ubu maze igihe kinini ndara hanze ati nabonye inzu y'ibihumbi 10 mwamfasha mukayinkodeshereza nkareka kurara hanze. Uvuga mu nama? Nabivuze mu nama y'inteko y'abaturage ndangije baranerateranyiriza kumva ikibazo cyawe kandi nkaba nshimiye yaba umukuru w'umudugudu w'iwacu ndimo yaba abaturage nabo babashije kumva igitekerezo cyo kuvuga yuko ndara hanze bakanyitangishiriza nabo ndabashimiye birangira nanjye subiye mu ntara mu cyaro ngo ntabwo natunga ngo barakwirukanye ujye mu cyaro. Ngeze mu cyaro mbona ubuzima bwaho kubera nari naramenyereye ubw'i Kigali burananira nongera nigarukira mu mujyi wa Kigali ndangije mpita nshaka akazi ko mu rugo bakantereramo inda. Ese reka nkubaze hagati aho wavuze ko wakoze akazi ko mu rugo inda bayigutereye kwa Anita Pendo? Oya, kwa Anita Pendo nari ifite undi mwana nta nda nari ifite nari reka twongere tubahe ikaze kuri Rwiza Empire. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe turi kumwe na Olive ariko tubabwire ngo ese ashimwe. Olive tangirire abanyarwanda. Nitwa Tuyishime Olive iwacu kavukire ni mu karere ka Kamonyi navutse ndi umwana umwe mbyiruka nsanga nta babyeyi mfite barapfuye 94 Nihangana. noneho ubwo ngubwo marume yabaga i Kigali anjyana i Kigali maze kungezayo arambwira ngo ntabwo yatunga abagore babiri njya mu ntara aranyoherereza njya mu ntara. Ubwo marume kwa kwabayo mama wacu naragiye nabo na nyogokuru wanjye ubyara mama wanjye mara kugerayo nyogokuru wanjye arambwira ati ntago nkushaka ati subira mu mujyi wa Kigali aho abo bagabo bawe bari. Ndongera ndagaruka ndangije ndavuga ati ese ubu noneho ndabahunda ndangije njya mu kazi ko mu rugo. Ese hagati aho uri uvutse uri umwe utubwiye kuri ipfubyi ababyeyi bapfuye ryari? Bapfuye 94 bose? Bose niko gihe bagendeye. Usigaye na nyokuru niwe wasigaye mu muryango wanyu? Na nyogokuru ubyara mama wanjye nuko wenda yapfuye ubu ngubu ariko nawe yari ariho. Ubwo iwacu kwa papa we n'umwe mfite papa wanjye bagiye gupfa nyine nabo hari utuntu bagiye bakonsoma. Kwande? Kwa papa wanjye ari papa wanjye ubikora. Akosoma gute? Yasahuye. Yego. Birangira yasahuye bande papa wawe? Yasahuye abaturage bawo. Birangira muri jenoside. Yego. Birangira isambu yanjye rero bayibohoje. Yego. Barayijyanye. Yego. Ubwo mbyiruka nanone ndi kwa marume na nyogokuru ubyara mama wanjye. Yego.
ubwo baza mu mujyi wa Kigali bamvana mu cyaro banjyana i Kigali. I Kigali rero narahabaye ndi umunyeshuri, ubwo marume nawe yari afite nawe umwana wiga ariko akaba atiga hano mu Giporoso. Noneho ubuzima nari ndi mu buzima bubi, nkajya mbwira buri wese ntangiriye amubwira ati ndumva nkeneye iki ngiki. Uba kwa nyokorome? Nyokorome se ntabwo arishoboye? Yari yishoboye ariko kubera umugore we nta kintu yigeraga bamarira, barangije nk'abantu nabwiye ntakira bagize icyo bampa, ubwo bakahurana bati ni gute mufata uriya mwana, ubwo nabo bakababwira nabi, birangira nanjye asubiye mu ntara mu cyaro ngo ntabwo yatunga ngo barakwirukanye ngo ujye mu cyaro. Ngeze mu cyaro mbona ubuzima bwaho kubera nari naramenyereye ubw'i Kigali burananira, nongera nigarukira mu mujyi wa Kigali. Ndangije mpita nshaka akazi ko mu rugo, bakantereramo inda. Ese reka nkubaze hagati aho wavuze ko wakoze akazi ko mu rugo, inda bayigutereye kwa Anita Pendo? Oya, kwa Anita Pendo nari ifite undi mwana, nta nda nari ifite, nari narisubiyeho, narabaye nanone umuntu mushyashya. Ubwo nibwo nahise ngaruka mu mujyi wa Kigali bayinteye, njya mu cyaro. Ngeze mu ntara nyogokuru wanjye arambwira ati subira mu mujyi wa Kigali usanga abo bagabo bawe. Ndongera nsubira i Kigali, umugabo nawe aranshishubiriranya ati uwo mugabo wanteye inda arambwira ati washakaga ko uwo mugabo mubana? Nibyo washakaga wowe? Washaka ko mubana? Nashaka ko tubana. Hanyuma nongeye kugaruka arambwira ati njye nta gahunda afite zo gutekereza gushaka umugore. Ndangije subira mu ntara, maze kubyara nibwo umwana amaze gukura. Ndavuga ati ese ndahora ndwana n'abantu batari ba papa na mama, ati reka nongere nsubire mu mujyi wa Kigali njyane umwana kwa se. Ndangije umwana ndamuzana, ndamumuterera, ndamubwira ati ntabwo nabivamo, reka nigire mu kazi ko mu rugo. Uwo mwana rero nahise mumuhereza, mpita njya mu kazi ko mu rugo. ndongera ndisubira. Umuntu arongera aranshuka arambwira ati umva tugomba kubana, abona nabaye inkumi. Ubwo maze kubana nawe, umwana ndamubyara, nawe antera inda. Tumaze kubana, maze kuntera inda, iyo karitsiye nabagamo yari itaragira ibintu byo kuba bagira ikintu bakora, kuko njye nacuruzaga injerekani imwe y'urwagwa. Ubwo iyo karitsiye yamaze gushyuha, abantu barahagera, indaya zigiye zitandukanye zirahagera. Uwo mugabo ahita anyanga, ajya gushaka undi mugore. Akoze iki ahuye ko kwanze kubera iyihe mpamvu? Impamvu yanyanze, yahuye n'umugore wa kavukire ufite amafaranga. Kavukire? Aba aranyanga, ariko iyo kavukire nayo yabaga mu muhanda, nayo ntabwo yari ifite deresi, ariko yari baratuye. Ubwo umwana nawe mpita ndamumuha. Ubu nibwo buzima nanjye ndimo, njya gukorera Pendo. Ngiye kumukorera, njya ntekereza umwana wanjye ukuntu abayeho. Kujya umubwira? Njya mutekereza. Wajya wimubwira? Ntabwo nigeze mbimubwira, nagiye mbahisha. Ndamubwira, ndangije ndababwira ati rero numva akazi ko mu rugo kananiye, reka nigendere.
ubwo nari maze guhakorera bamebaga 30,000, ubwo nari maze kuhakorera ukwezi kumwe, ndagenda mpita nkodesha inzu, maze kuyikodesha njya impande y'aho umwana wanjye nzajya amubonera, noneho kubera ko nari mfite udukoresho tumwe na tumwe, nyir'inzu amafaranga nza kuyabura, nyir'inzu arambwira ati rero ntabwo twabana utishyura inzu, niko kuba nararaga hanze. Koko wabaga hanze, ubwo twaje gusura n'ubundi urara hanze. nararaga hanze. Ngaho Oliva rero urumva wanyuze mu buzima bushaririye, mu buzima bukomeye, ariko kugeza iyi saha ndumva utakirara hanze. Ntabwo ngiharara. Byagenze bite kugira ngo ureke kuba, tubwire muri make byagenze gute? Nanjye naratekereje, ndavuga ati ariko ubundi ko umuntu aba mu mudugudu yasaba ubufasha bakabumuha, wapfa kugenda nkababwira ibibazo ufite, bareba ko hari ikintu bamarira. Ndangije hari ku wa gatandatu y'umuganda, njya gukora umuganda, bageze mu nama nyine bisanzwe y'umuganda, ndangije bavuza ibibazo abantu b'abaturage bafite, nanjye ndahaguruka ndababwira ati ubu maze igihe kinini ndara hanze, ati nabonye inzu y'10,000, mwamfasha mukayinkodeshereza nkareka kurara hanze. Ubivuga mu nama? Nabivuze mu nama y'inteko y'abaturage, ndangije baranteranyiriza kumva ikibazo cyanjye. Iyo nzu havuyemo 12,000, barangije bajya kunkodeshereza bantangira 10,000 muri iyo nzu, ubu nanjye ndi mu nzu. Ubu nawe uri mu nzu. Kuki kuva kera tutaraza hariya tugeze utekereza igitekerezo uvuga ati reka njye kwaka ubufasha, wenda hari ahantu inteko y'abaturage buri gihe yateranaga, kubitavuze ati wenda kubitabita igihe kera ngo uvuga ati reka njye kwaka ubufasha, igitekerezo cyavuye he Oliva? Njye nabonye kubera ko ibi bintu mba ndimo ndakina, bitewe n'uko mbirimo n'ukuntu namwe mumbona, yaravuze ati kubera ko abantu bose baba bafungura amamega baba bandeba, kandi no muri karitsiye bandeba, ati nshobora kugenda bareba ukuntu bajya banandeba, bagatuma bampereza inkunga. Niko nabitekereje, ariko mbere nta kintu natekerezaga ntarabona mwebwe. Wabitekereje ko twaje kugukorera ubuvugizi? Yego, niyo mpamvu nahise mbitekerezaho, ndavuga atari igenda isi yose yamaze kumbona, reka ndebe ko hari ikintu nabo bantekerezaho. Hanyuma rero Oliva, ubushize twaje hano imbere ya kamera tuvuga ko wabonye akazi, tuvuga ko Oliva rwose ubu ngubu umusibe ejo azaba agiye mu kazi. Oliva, abakunzi bacu, abakunzi bawe bazi yuko Oliva ubu yicaye mu kazi, ari mu kazi. Rero Oliva, gira ikintu ubwira abakunzi bawe, abantu bagukunda gukurikira, bazi ko wagiye mu kazi. Byagenze bite ko wari wamaze kubona akazi? Impamvu uwo mubyeyi yarambwiye ngo niba nta rangamuntu ufite, njya gushaka igisimbura irangamuntu. Koko muri karitsiye barabikora, nagezeyo baracakinga muri meza yabo, barambwira ati ese ufite nimero z'irangamuntu? Ndababwira ati nta rangamuntu ngira. Ati reka nimero zayo ntazo ngira, ati reka tubanze turebe ko wenda byakunda. Ambwira ati ndabaha 4,000, kandi namuga ati rwose ndayafite nimubinkorere. Babikoze babirebye barambwira ati rero ati biri kugaragaza
ibintu bya simukadi. Ati si nta simukadi n'imwe waba warabaruje kugira ngo tuguhe ikisimbura irangamuntu. Ndababwira ati nta na kimwe mfite. Niko rero kubura icyangombwa gisimbura irangamuntu. uvuga ngo ufite simukadi wohereje ku ndangamuntu yawe, iyo uyitaye babona ya mibare y'indangamuntu bahita babibona. niko bakubwiye. Hanyuma ubwo rero wese nta simukadi ufite? Nta simukadi n'imwe njya ngira, nta n'imwe. Ntabwo waswapisha? Kandi nta simukadi ngira, kandi nta nimero z'irangamuntu mfite. Abantu babizi batubwire, igihe sinzi nimba. Ubwo bahise bambwira ati rero kugira ngo uzabone irangamuntu ni ukujya mu mudugudu utuyemo, bakakohereza ku kagari, bakakohereza ku murenge, bagenda bagusinyiraho izo mpapuro, barangiza bakakohereza ku kabindi, nibwo uzabona icyangombwa cy'irangamuntu. None Olive, habuze iki ngo ujye ku kagari, ujye ku murenge, ujye ku kabindi? Ambwira ikintu, imbogamizi nazo ni izihe? Urumva abantu bakugiye impuhwe. Hari undi mudamu wa Nyamagabe niyo yambwiye ati Olive namuha igishoro akaza Nyamagabe akaza agakora akava hanze. Urumva none habuze iki kugira ngo ujye kuba washaka ibyo byangombwa ku kabindi? Nabuze ubushobozi bwo kujyayo, kubera ko kujyayo ni amatike. Hanyuma ni uguhera ku kagari? Guhera mu mudugudu. Bavuga ko bakuzi se? Uko babikora si kubera ko n'ubundi mpamaze igihe kinini, nta handi nashakira icyangombwa. Ni mu mudugudu, ko n'iwacu sinigeze mpaba kuruta uko nabaye hariya i Kayumba. Wabuze iki? Wabuze? Nabuze amafaranga yo kujya agenda y'amatike. Ushaka ibyangombwa. Kuko n'ubundi n'umunsi umwe ntabwo wahita ubona indangamuntu, nshobora no kwiruka nk'icyumweru. Ubwo uvuga ati wenda nabuze kujyayo nk'icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri. Nabuze ubushobozi bwo kujya ngenda mu matike. Amatike yabaye menshi. Yabaye menshi. Ibintu byaranuriye ubu ngubu, imodoka zasigaye zarikubye. Niyo mpamvu aho wagendaga bibiri asigaye ari bitatu. Niyo mpamvu rero ku kazi ntabashije kuba nakageramo kuko yambajije icyo cyangombwa. Ubu se nko muri iyi minsi ubayeho ute? Wenda reka tubaye dushimire abaturage b'i Kayumba, tubashimire by'umwihariko kuko ndizera wari wamaze imyaka ingahe buriya? Iyo kurara hanze nari maze nk'imyaka 3 ndara hanze. Dushimire abaturage b'i Kayumba n'abayobozi baho kuko urumva twagiyeyo tujya kumukora ubuvugizi. Olive yararaga hanze, Olive imvura imunyagira, ariko bashaka barakonye kuri kamera bati gendara hanze, ukavuga ati Olive tumushakire iki? Tumushakire inzu abamo. Yego inzu yarabonetse, Olive nagakirara hanze, ariko uracyafite izindi mbogamizi. Nta matera, ufite matera? Nayo mfite, ndara ku mifuka. Urara ku mifuka. Ni ukuri abayobozi b'i Kayumba nawe kandi mugakoreho. Yego tubashimire mwashatse inzu, nabari abaturage murafatanya mumushakira inzu, ariko noneho mushake n'iki? Na matera, udukoresho tugize nyine umuntu nyine yatangiraho akatangira ubuzima, sibyo? Mu gihe Olive atarabona akazi nko muri iyi minsi, wenda Olive nabonye batubwira ngo duhuze no mama, tugize amahirwe tukabona amafaranga, Olive wagura utwo dukoresho n'ibyo byangombwa ukabishaka ku buryo wajya mu kazi. Ntabikora. Ni ukuri abantu bakomeje kwitanga tubashimire cyane by'umwihariko, bakomeje kuvuga ati uriya mumama arababaje, uriya mumama ateye agahinda. Reka tubashimire, ni ukuri mukomeze mwitange, Olive ave muri bwa buzima, Olive abone ibyangombwa, Olive abone icyo kurya, Olive abone umwenda wo kwambara, sibyo? Olive shimira abantu bakomeje kuba hafi. Bwa mbere na mbere ndagushimiye kubera ko ari we wabanje gutera intambwe yo kubasha kunganiriza n'ibyo ndi kugenda wenda mbona gake gake, ni wowe mbikesha.
ubundi kubikesha. yego. Okay. Komeza ushimire n'abandi. Kandi nkaba nshimiye yaba umukuru w'umudugudu w'iwacu ndimo, yaba abaturage nabo babashije kumva igitekerezo cyo kuvuga yuko ndara hanze bakanyitangishiriza, Yego. nabo ndabashimiye, umve ko mbashimiye. Reka tugushimire Oliva, nawe urakoze cyane, uba ufite umutima w'urukundo, ufite umutima wa kimuntu, yumva yakomeza gufasha Oliva akaba yahindura ubuzima, wenda akaba yaraniha igishoro. Oliva afite imbaraga zo gukora, ubundi ufite imbaraga zo kuba wayishora wakora. Nakora. Oliva afite imbaraga zo gukora, Oliva abonye igishoro ni ukuri, yebwe yabonye n'inzu yo kubamo, wenda baza kuza gukodeshereza simbizi, ariko bakomeje gukodeshereza nawe ubonye igishoro, nzi neza ko Oliva wakora. Oya, bampaye fondasiyo. Yego. Ntabwo bazongera kunkodeshereza, ni fondasiyo bampaye, niko bambwiye. Fondasiyo. Ubu rero ugomba kwirwanaho. Ni ukwirwanaho. Uramutse ubonye nk'umuntu uguha inkunga y'igishoro, wahita ukora ugahita ukomerezaho, ntihongere usanga ubwabumuka akazi kakuburaye. Nkajya mbona uburyo najya nyishyura iyo nzu. Yego. Reka dushimire abakunzi ba Gwiza Empire, nk'uko bisanzwe rero turabwiye ngo cawu cawu, uri sezera abakunzi bawe. Imana ijye ibaha umugisha. Yego.